Mufashe iyi ni uza aho bigeze uzi inkoko aramushyitse mushya wewe kuva pochette zanjye ziri he aya Nadina nangajya tujye wallahi ngo gwiki reka reka ariko perfume Nadina ni kiruko kiriko Nadina kwenye jana ile noshe mutawa ngoja ngo niza eba uzandimbati wallahi uniburi ndimbati genda zigu urazibaje aha bana birakuja turegifu yakareka uruwezi iya mama ze turege doza no yumva ndayambata iyo sinaiko achi urajya kandi zana mbabari urajya kamwe cyari tubi atira ngo achi takamvingi oya nazi yari yao Садись. Это Селестина. yewe murwara mbyidisha nta kire cyakora muri macuri ushaka kutubika mu bwoba ikintu kitwicaje hano twifuje guhura twese abafana abakinnyi mbese twese muri rusange nk'uko tubana hara kuri rwa rubuga twifuje guhura tukamenyana biruse uko tuziranye ku rubuga hariya kubera ko abantu baziranye nasanze ari abakinnyi gusa so twifuje no guhura n'abakinnyi bifuza kuzakina ariko batarakina kimwe n'abatifuza gukina ariko bakaba bashyigikiye ibyo turimo abo bose twifuje ko duhura tukamenyana. Ni mu ubwo buryo twapanze uyu munsi turavuga ngo reka duhure tumenyane nk'ubu ngubu nituva hano ndizera buri wese ari bugenda avugana n'undi nk'umuntu basanzwe bamenyeranye ariko mbere ni navugaga ku rubuga ariko nyine hakabamo nk'umuntu ntahita nsubiza kubera iki ntabwo tuziranye tumenyeranye hakaba n'uvuga kubera ko tuziranye tumenyeranye ako kanya nkita nsubiza message so ubu rero ntago ariko bimeze niyo mpamvu twifuje guhura gutya kugira ngo tumenyane twavura umubano biruseho natangira nshima rero ndashimira abafana nkuko nabivuze mbere ndashimira abakinnyi mwese muri itanga no gukina biragora nukuri no bisaba kwitanga mukora guhera saa 9 za mu gitondo kugeza saa 2 za ninjoro so bivuze ngo utitanze ntabwo ibyo bintu wabikora niyo waba guhemba amafaranga angana umuntu agukoresha guhera saa 1 kugeza saa 2 za ninjoro hari n'igihe tugeze na saa 4 za ninjoro tukiri muri shooting bivuze ngo bisaba kwitanga udafite umutima wo kwitanga no gukina ntiwakina burya kubera ko akenshi nta no guhita ubona inyungu y'ako kanya ngo uvuge uti nishaka ngeze saa 6 ariko ndayatahana ni ibintu bizana inyungu nyuma kuvuga ngo niba ubyutse saa 12 ugataha saa 4 z'ijoro bivuze ngo uba witanze kubera ko ibyo bintu urimo bikunze so ndashimira abantu mudushyigikira ndashimira abantu mutwereka ko turi kumwe umunsi ku wundi ndashimira abantu igihe cyose tubona comment zanyu nukuri biratunezeza iyo dusharinze tukabona comment nushaka uzutukane bitewe n'icyo umuntu yakinnye nk'ubunge mu mwana wundi kuntuka kuvuga ngo kuntuka
ni ibintu ngiye nishimira burya ntabwo bimbabaza. Kubera iki? Impamvu nutse nuko nyine ubonye ko message nifuje gutanga nayitanze, kuko ntayitanze kuvuga ngo nyine ubugome ukabona nta bugome bwanjye burimo, ntago waza ntuka guhaza uvuga uti wowe ibyo kinana n'ibyo ushoboye. Ariko umuntu aje akambwira ati uri umugome, nk'umuntu nigeze kubona comment y'umuntu imbwira ngo uyu mukobwa azabyara, ngo uri umwicanyi, uri ibiki byose. Kuba ngiye iyo comment nayakiriye neza. Kubera iki? Iyo message nge niyo nifuje gutanga mu bantu, ntago ari we ngewe biriya nkino, ntago ari we ngewe, ahubwo nge ni message nifuza gutanga mu bantu. Wowe niba nshaka kugaragaza ko mukase w'umuntu atari we mubi gusa n'umwana rero ari we mubi, nkumva umuntu arantutse mpita numva ko message nge nifuza gutanga nayitanze. So ni mu buryo biranshimisha iyo mbonye comment, niyo mpamvu kenshi mukunda kubona mbabwira murebe muduhe comment n'ibiki. Iyo tubonye comment zanyu bituma tumenya hano turahagarura gutya, hano turakomeza dushyiremo imbaraga gutya bitewe na comment z'abafana bacu. So muri abafana b'ingenzi, muri abantu beza bo kubana nabo umunsi ku wundi, mutwereka ko turi kumwe, mutwereka urukundo uko bwije nuko bukeye. Nk'ubu hari abantu baje bashaka no gukina, tumaranye amezi n'amezi batarabona role, kandi uyu munsi ntabwo bigeze bacika intege zo kuvuga ngo ese aba bantu barimo kudufenda, aba bantu barimo gukora ibi n'ibi. No, ahubwo usanga igihe cyose mutwereka ko turi kumwe. N'uwanyandikira abenshi bacara inbox bakanyandikira wampaye role, ariko kuvuga ngo filime ukuntu imeze, filime igitangira bwa mbere mutangirana abakinnyi benshi, ariko filime igezemo hagati bisaba hari mushobora no kumara n'amezi abiri mutarongeramo umukinnyi, ariko nyuma y'amezi mukongeramo biterwa n'uburyo filime yanditse. So ntimuzacika intege ngo mwumve ko wenda kuba twicaye hano gushaka ko muzajya mureba ibyacu ngo mugire no, ahubwo igihe cyose habonetse role dufata umukinnyi, nkuko n'ukwezi kwashira tutarabona role nshyashya yajyamo umukinnyi mushya. Ibyo rero ntibizabaca intege, kandi ntabwo nigeze mbona mucika intege, no kuri ndabashimiye cyane. Nacyo cyatumye njya kenshi nifuza ko duhura. Icyo ni igitekerezo twagize twebwe abakinnyi, turavuga abafana bacu batwereka urukundo buri gihe. Ni gute tudashaka guhura? Ni gute umuntu ashaka kugushyigikira mu bintu bya buri munsi? Waca mu muhanda ntunamenye ko ari we, ugasanga wenda murahuye we kubera ko agukurikirana umunsi ku wundi, kuvuga ngo umuntu ashaka kugukurikirana umunsi ku wundi. Duhuye hariya wowe uri umufana, turi muri group imwe, ushobora kuba ndakuzi wowe kubera ko ureba ibikorwa dukora buri gihe, twahura ukamenya nge sinkumenye. Kuvuga ngo birababaza kubona unkurikira umunsi ku wundi, twahura hariya ukabona ko nakwirengagije, kandi burya dushobora kubikora nta kumenya, wowe ukamenya kubera ko wenda unkurikirana. So niyo mpamvu nge nifuje ko twahura abakinnyi abafana, tugahura tukamenyana. Ejo twahura no mu muhanda nkavuga ngo dore wa mufana wawe, dore wa mukinnyi, dore nyine tukamenya, buri wese akamenya indi. So icyo cyifuzo rero twaracyifuje ko twamenyana namwe, natwe tukabamenya abo tuzakina n'ejo hazaza, abo twakinanye, abo tutarakinana, mwese abifuza gukina n'abatifuza gukina. Twifuje ko duhura tukamenyana, kandi n'ukuri mwarakoze cyane gushyigikira icyifuzo cyacu. Nicyo kitwicaje hano rero. Ariko mbere y'ibyo byose, ikitwicaje hano nyamukuru, n'impamvu twica hano nyamukuru nubwo ari ukumenyana, ariko hari n'impamvu nanone twahuye kugira ngo tumenyane. Hari icyabanje kuba mbere kugira ngo noneho duhure gutya. So ndashimira rero umuntu watumye habaho izina Hope Films. Ntago ari nge njyenyine, nanjye harimo ibitekerezo byanjye, harimo imbaraga zanjye, ariko mfite n'undi umfasha, kandi n'ukuri mfitiye runini, nubwo n'abandi bose dukorana bafite runini muri Hope Films. Ariko nanone hari umuntu, hari head wa twese udufitiye runini kurenza abandi bose. So twarahuye, njye nari mfite ibitekerezo, nari sanzwe ndi umukinnyi ariko utarabigize umwuga. Narakinaga nkabijyamo uyu munsi, ejo nkabivamo, rimwe nkagira filime biragora gukina. Hari igihe ushaka kwiruka umwaka wose uzenguruka ahantu wifuza n'umuntu uguha gukina uri umufigira, ugaragara muri rimwe ryonyine ukahabura pe. Kuvuga ngo ngiye no kugira ngo ngere muri ibi, hari inzira nabanje gucamo kugira ngo ninjire muri filime. Naciye mu nzira ndende, hari ahantu najyaga njya mu makastingi bikarangira batamfashe, naho ntagiye mu makastingi tukicara bakatubwira ngo murahabwa role, ugasanga gusa umwaka ibiri
nta muntu urakubwira ngo basi ngwino tugukastinge bikunanire utahe byibuze aho ngaho ugenda uzi ngo ninjye winaniwe noneho hari naho namaraga n'umwaka bataramfata haraho namara mbese nkasaba nkagerageza uburyo bwose bikanga kuvuga ngo iyo ugize amahirwe wenda filime nabwo navuga ngo ni ibintu bikaze cyane ariko iyo ugize amahirwe ugakandagiramo iri rimwe biba bigufunguriye imiryango yose kuzagera ahantu hose hashoboka igihe udacitse intege so twaciye ahantu henshi ariko nagize amahirwe yo kuba nicaye hano noneho nazengurutse henshi byanga hamwe ndakina nkagaragara muri scene imwe nkazongera kugaragara mu mwaka ushize so nkumbi birimo kunsubiza inyuma bituma ntabikora nk'umwuga kubera ko ntabwo nabonaga amahirwe yo gukina nari muri groupe nk'abandi bose ariko hakabamo babandi b'imbere bahora bagaragara mu bikorwa byabo bya buri munsi so ngewe nanakina bitewe ngewe naremeraga nkitegera nkatega muri tike yanjye saa sita tutari burye ariko nkavuga ntari bunakine nkajya kuri seti gusa ariko intego nari mfite numvaga muri ngewe mfitemo kuzikorera nkavuga ngo nubwo hano batama amahirwe yo gukina kugaragaza imana indimo reka ngiye mpaguruke nemere spending amafaranga yanjye ariko ngende nige naragendaga nkareba abakinnyi kuri seti bimeze gute hano bimeze gute hano bimeze gutya kuvuga ngo ngende hagurukaga kwiga kandi akenshi nabaga nahagurutse bampamagaye ngo ngwino dutekere njya akenshi najyaga kuri seti njya guteka mbega abakinnyi bari bamaze kumenya ko ngewe ndi umukwikwe wabo ariko numvaga ntacyo bimbwiye kubera ko naragendaga mu gikoni nkateka nkagaruka hano kureba kuri kamera bimeze gute mbega nashakaga y'ubwenge ko ntabyo bari bazi nkajya mbwira umuntu wari uduhagarariye nkamubwira ngiye igihe kimwe nzikorera agaseka kuko bisaba amafaranga menshi pe yarebaga uburyo mpagaze akabona ni ibintu ntahita ninjiramo ako kanya agaseka akambwira ati sha naguze imbaraga bitwara nta kibazo ngiye ibyo nkora byose nkabatekera ariko nkajya nza kurunguruka uko bimeze uko abakinnyi bakina uko bikora ibiki so bamfata nyine buri wese yarabaga azi ngo kuri seti ngenda ajya guteka bagira gutya kugira ngo nacike intege bakamparore rimwe mu mwaka so ngeze aho ndavuga ku mana kubera iki nge ntabikora numva ndarakaye cyane umunsi umwe twashwaniye yuko birandakaza bituma mfata umwanzuro ariko muri uwo mwanzuro ntabwo naje nshyira mu bikorwa bitewe n'iki hari igihe ureba ku mufuko ukabona ntabwo bizavamo hari igihe ureba ahantu hose ukabona ntibivamo so nagize amahirwe rero yo guhura n'umuntu umwe ibitekerezo mfite imbaraga nkeya mfite mbona uwo tuzihuza noneho zibyara ikintu so niyo mpamvu nahuye na Manuel tubiganiraho namweretse filime nakinnyemo namuhaye link muri filime nari nakinnyemo arambwira ati se buryo ukina filime ni cyane noneho aza kumpamagara arambwira ati ariko ntabwo wabikora ari ibyawe ndamwanireka reka ariko soko ntari ibyanze ahubwo numvaga amafaranga ntahita nyabona ndamwanireka reka nigenda nuko mbikunda nimba ashaka kwikiniriza abandi ariko nyine ntabwo ari uko nari nanze kwikorera ahubwo numvaga amafaranga bitwara ni menshi cyane numvaga ntahita nyabona akomeza ambwira ati ariko nyamara wabikora ari ibyawe ndamwanireka reka ngiye rwose ni ibintu bimvura mu mutwe simbikunda igihe kimwe tuza kwicara arambwira ati ariko ati ngiye nkunda gukora ibintu bitaneza imbere ngenyine ahubwo nkabona nk'abantu 20, 30, 10 bari imbere yanjye turafatanya ikintu kimwe ariko nabishyizemo imbaraga ariko ndavuga uyu muntu wakomeje kumpatiriza ibyo byose nshobora gukorana nawe tukagera icyo tugeraho so tuza kubiganiraho igihe kimwe twemeza gutangira gukora turatangira twatangiye numva ari n'ibintu bitazamara iminsi muri ngiye nari naracitse intege numvaga tuzamara nk'ukwezi kumwe tugahita tubivamo ariko ndanga ndapushinga navuga nta mpamvu yo gucika intege so twatangiye gutyo rero muri ubwo buryo tugiye inama turavuga tukadutangire byibuze umuntu niyo utamuha amafaranga ariko ukamuha umurongo agenderaho burya birafasha burya ushobora kwinjira muri filime udashakamo akenshi abakinnyi benshi ba filime ntabwo bazi akenshi uyu bizi neza ntabwo uzi ufite inzara y'amafaranga ahubwo uzi ufite inzara yo gukora cyane kugira ngo ugire icyo ugeraho kuko iyo uzanye inzara y'amafaranga muri filime akenshi birangira vuba cyane ucika intege byihuse muri filime kuvuga ngo filime bisaba kuzana umutima wo kuvuga ngo ndashaka kugera kuri iki kandi nzakigeraho ibyo uhuramo nabyo byose ukavuga ati no ibi ntabwo bigomba kunca intege ahubwo ngiye icyo nshaka niki ngomba izina ryanjye rigomba kumenyekana icyo nicyo kintu nkeneye ibyo rero iyo ufite uwo mutima ugera kure ariko udafite uwo mutima waje ushaka amafaranga ntabwo ugera kure nibanga mbibiye n'ahandi hose muzajya mukabona wenda amafaranga ntabwo amafaranga muri filime araza ariko ntabwo iyo ugiye ufite inzara yo kuza ako kanya ntabwo yabona
bivuze ngo ujyana wa mutima rero w'intego, kuvuga ngo muri filime winjiramo ufite intego y'aho ushaka kugera. So ndashimira rero Manuel, yaramfashije kugera ku nzozi zanjye, yaramfashije cyane, twarahuye turamenyana turabipanga bijya mu bikorwa. Niyo mpamvu uyu munsi hariho Hope Films, ni ukubera imbaraga zanjye nawe zahuye zibyara ikintu, zibyara kuba twicaye hano uyu munsi. Ndamushimiye cyane no gushimirwa. So nkaba ntizimbye mu magambo nubwo mvuze menshi, ariko ndabashimiye abafana mwese ndabashimiye cyane. Ubu ndumva twatangira umwanya wo kwibwirana. Reka ntangire ko natangiye ntabibwiye nubwo abenshi munzi. Nitwa Hope Kasande, niyo mazina yanjye nyakuri. Hanyuma ayo nkinana mu Gikomere nitwa Betty, mu Mwana wundi nitwa Mucyo. So ndumva twakomeza tukibwirana twese kugira ngo noneho dukomeze izindi gahunda zose tuziranye. Murakoze. Reka dutangire hirya hariya, ndabona basiganye. Nimujya mwishima mujya mugira gutya. Ndabashimiye mwese ababashe kugera hano, banyita Hitimana Emmanuel. Twaratangiye urugendo rwa filime bitewe n'ibitekerezo nko kubura n'umuntu akakubwira ko ushaka kuzana ibuye, wazana itafari tukubaka inzu. Burya nuko filime cyangwa se n'ikindi kintu ugiye gukora cyaguteza imbere, kibare cyagufasha. Ufite amabuye ariko nta matafari, uti nawe mfite itafari, undi ati mfite amabati, murubaka mukuzuza. Niba igiye kuzura nawe aho Kasande ambwira ko mbese nagiye mbona amafilime yakinnye, yabwiye ubundi kuki tutashaka uburyo twakora filime zacu. Ambwira ati bisaba amafaranga menshi, tuzashyiramo make tuzabona ariko tubizamura. Tutangira gutyo buhoro buhoro, bamwe ntibumvaga ko byashoboka, ariko burya mu kwizera, ubundi utagira kwizera nta n'icyo ugeraho. Iyo ugiye gutangira koga uvuga uti ntizuzure, nta nubwo yuzura, ahubwo kwizere ko ugomba kuzura. Ibyo ni byo bya mbere, kwizera. Muzagire kwizera igihe cyose mu mutima wanyu. Nujya gutangira kuvuga uti ngiye kubaka inzu, fondasiyo ndarangije ariko nzabona amatafari ize ko washyizeho fondasiyo n'amatafari uzayabona. Burya ashobora kunuza umuntu akamufasha abantu ntiyabyangiye hano si inzu twayereka gutyo ukayuzuza. So nuko filime yacu yagiye izamuka buhoro buhoro. Muri Igikomere cy'urukundo cyangwa umwana wundi banyita Thomas. So Igikomere cy'urukundo boss ako okay, nta kibazo urabye naryo wenda niba ari izina naryo nta kibazo. Gusa kizima no gukora ikintu kigatungana, ko bakwita kose ariko kiri gukora kikagira icyo cyubaka. Boss inosa nta kibazo, ni ibintu bisanzwe. Ariko icyo ukora ukareba nagishobora gufasha n'abandi, ukavuga uti nazana amabuye tugashyiraho tukunganirana. Niyo mpamvu ngene nkunda abantu, hari abafana ndabakunda cyane, mwiye n'amashyi rwose aho muri hose, abafana n'abakinnyi mwese ni iby'agaciro. Niyo mpamvu mbashimiye, nanjye ubwo nzakomeza gufasha uko bimera. Aho bizaba bigeze byanze nzajya nongeraho cyangwa namwe mu nyongereremo imbaraga. Mbaye mbashimiye.
igikomere cy'urukundo nkaba nyine nitwa Aline cyangwa se aka Madamu Boss. Nishimiye kubabona. Nishimiye Madamu Boss. N'abantu bose bivuge nawe rwose ntabwo. Murakoze, nitwa Uwase Claudina, naturutse mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Rulindo. Mu by'ukuri natangiye kare mvuga uburyo kugira ngo njye kuri iyi gurupe, hari iyindi gurupe twari turiho, nzagukoraho n'umukinnyi atari hano namuze ni Fiba, baza kumubaza icyo akora, ese urinde ukora iki, arivuga avuga ko ari umukinnyi wa filime y'igikomere cy'urukundo. Noneho amaze kuvuga iyo filime bitewe n'uburyo n'ubundi najyaga nkunda kureba amafilime kuri YouTube, numva nyine biranshimishije, ndavuga nti uyu ni umuvandimwe duhuriye ahantu, reka nce imbogisi tuvugane. Ndahaca ndamubaza amakuru ni meza, ndamwibwira ndamubwira nti ariko nanjye ndifuza kuzaba kuri iyo groupe yanyu, ndifuza kuzakina muri iyo filime. Ndamubaza nti se bisaba iki, arambwira ati nta kintu bisaba gihambaye, kireka kuba ufite ubushake. Ndamubwira nti rero muzamfashe mukire kuri iyo groupe yanyu, akiraho ndaza baranyakira. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko umunsi ku munsi njyewe ndabakurikirana kandi ndabashimira cyane kuba mwaranyakiye. Murakoze. Salut kuri mwese. Nitwa Richard, mu gikomere cy'urukundo, umwana wundi arya umwana wundi nitwa Jackson. Nishimiye kubana namwe, murakoze. Murakoze, tuba twishimye kandi nibyo koko. Amazina yanjye nitwa Constantine Umugwaneza, nanjye nkina filime. Umwana wundi nkaba nitwa Chantal. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Prince, muri filime nkaba nyine nitwa Lucky. Murakoze, muri filime umwana wundi nyina ndi boss wa Pro y'ibyihe. Ariko nitwa Emmanuel. Murakoze. Murakoze. Nayo ndi ikihe Karimbura gutaka nkaba nitwa Peter. Ya. Nyina ndi ikihe? Nitwa Uwase Marie Grace, nkaba nkina nitwa Keti mu mwana wundi. Murakoze. Ndabashimije. Nanjye nitwa Robert Bura, nishimiye guhura nawe. Mwiriwe. Nitwa Hirwa, ndi umwishywa wa Boss. Mbere honke ajya gutangira kino gikorwa yaratubwiye nubwo twari mu bihe bitoroshye, mubwira ko ntapfa kuboneka neza, ariko nyine muri iki gihe ubwo nabonetse tuzakora. Ubusanzwe banyita Hatman, nkora umwuga wo gushushanya ngo artiste Salut kuri mwese. Igishushanyo wabigize umwuga. Uvuga ngo hahiye umeze hashya. Amena. Amazina yanjye bagita Byiringiro Aime Dope cyangwa se Aime Peace, aka Nyirigikwego. Muri filime umwana wundi nyina nitwa Karoli Charles. Hanyuma mu gikomere cy'urukundo ngakira nitwa Nyoni. Ibendo muri Gikondo. Mwiriwe neza. Jewe ndi umufana ariko nkaba nitwa Ndacyayisenga Leopold. So nkaba nkunda filime zanyu
cyane ariko ikindi cya kabiri nkaba ndi umuntu nanyuzwe n'ibikorwa nubwo twaba turi abantu ariko ibikorwa nibyo bitugaragaza ndashimira Hope ndashimira abagize ikipe yose ikindi no filime ariko nanjye nkaba byaranyuze uko byanyuze niko n'abandi byabanyuze byashyigikiye nanjye ndahari murakoze njye nyine baranze hose no mu Bubiligi nitwa Byukusenge Claudine abanyina muri filime umwana wundi umwana wundi mfite role nkina mfite umugabo witwa Mugisha nkina ndi Mukamugisha murakoze murakoze umuntu mukuru murakoze nitwa Keza MMK Claudette bakunda kwita Keza Kinyomoro ku masocial media muri filime nyina nitwa Mama Lise nagiye guhangana na Betty nyina mu gikomere cy'urukundo usanzwe ndi umuganga murakoze nitwa Rishu nyina mu gikomere cy'urukundo ndi mukeba wa Betty nitwa Lise murakoze nitwa Nizeyimana Olive nanjye ndi gufana nishimiye kuba ndi kumwe namwe no mugoroba murakoze nanjye nitwa Priya ndi umufana wanyu Priya nkunda filime zanyu cyane cyane ko nzikuramo thank you nkaba nzikuramo amasomo menshi y'ubuzima nkaba ntusinya Nyamirambo nkaba nishimiye kubana nawe haleluya iyo tuvuye gushimuta twakira agakiza tugasaba ngo diru twagiyemo igende neza nyina ndi ikihebekazi ariko mu buzima busanzwe ntago ari komeze ariko nivuze ngo inyota izanyice nitwa Mizero Kevine muri filime nyina mu mwana wundi naho nyina nitwa Kevine ariko ndanaririmba buriya udashaka kumva icyo umutima ushaka nyuma y'urukundo rwawe ndabakunda cyane amazina yitwa Kwizera Yenya Pacifique inshuti cy'imisakara kandi ndabakunda natangiye avuga ngo umugoroba mwiza kandi ndabashimiye nitwa Kwizera Yenya Pacifique guturuka Kimisagara ndi umufana umukunzi nkaba nifuza kujoyininga timu kumva ntabirenze cyane ikindi wenda mu buzima busanzwe ndi umuwimeni hairdresser wankorera Kimisagara murakoze nanjye nitwa Claude Nsabimana cyangwa no stress nanjye ni umukinnyi wa filime
amafaranga mula okay nyine nitwa Cyiza ariko nyine na mu gikomere cy'urukundo Disray Queen wanjye nkunda amafaranga nitwa Nadine ya nanjye nyine na mu gikomere cy'urukundo usanga nyine kuri Hope Film ya nyine nifuje kubana namwe hari abantu benshi nashaka kureba abariyizi n'abafana nyine ndabakunda mwese muri make Sirey zubakwe hari ikintu nongeye nyine mba ndi gutanga ubutumwa ntabwo usanga Disray Queen umwana mwiza kuriya mutubona ntabwo tuba turi gutanga ubutumwa murakoze ndabakunda aho tuzajya ntuzavuge ngo uyu ni umukinnyi njye sindi umukinnyi no ntabwo ngewe ahantu hari hose njye nagera ntabwo nifuza ko nzavuga ngo ngewe hari urwego ngezeho uyu ntabwo navugana nawe ndabyanga niyo mbonye umuntu ubikora mwanga byiteka kuvuga ngo hari aho ngeze wenda uyu munsi ndi umukinnyi ni urugero ntabwo wenda turavuga ngo twagafashe ariko aho tugeze hari icyo twasizeho ku muntu utarabikandagiramo so ibyo bintu ndabyanga kuvuga ngo ngewe ngo nabaye umusitari ngo kanaka ngo sindavuga n'iki nawe ntabwo ari byiza mu buzima busanzwe sabana n'abantu bose ngenda bikunda akenshi nubwo ntashaka kuvuga kuri groupe ariko ntabwo bivuze ngo ngewe ngo ntabwo ndi busubize kubera ko abafana sindavuga n'iki nawe kuba mfite aho ngeze ni ukubera abafana bivuze ngo niwica ku bafana nta hantu uzigera ugera kuko umuntu atera imbere kubera ko afite abamushyigikiye ntabwo wazamukura umwe ngo uzagera ahantu ugera akifashe iyo ufite abantu bakuzamura ugenda utera intambwe umunsi ku wundi so ntabwo ari byiza kuvuga ngo ufite aho ngeze uyu turavuga niki oya ntabwo ari byiza ntabwo mbikunda ngewe umuntu uzabimbona hazambwira ati bya bintu wavuze kucyo bikoze njye ntabwo ndabyanga cyane n'umuntu ubikoze nkamubona ndamwanga kubera ko umuntu wese ni umuntu niyo waba warabaye umusitari warageze hehe ariko ibuka ko wavuye hahandi hasi cyane utazwi uyu munsi ugeze ahantu uzwi kandi ntabwo wahageze gusa wahageze kubera ko abantu bagusapotinze baguhaye imbaraga bagukoreye sheya isi yose ikabona ibyo ukora bigatuma abantu bose bakumenya kuvuga ngo ngewe nsharinze nyine bishobora kugarukira mu bantu 10 ariko mfite amaboko yanyu bishobora kugera ku isi yose kubera ko nagize gute mwamfashije bituma nanjye nzamuka ndamenyekana so birababaza kubona umuntu umufasha akagera hagera ejo akakwereka ko atanakuzi birababaza nk'ubu ngubu turasharinga iyo sharinze nkurikiza inyuma ya link mitashyiraho ngo mudukorere share kuvuga ngo iyo share yanyu ni ikintu cy'ingenzi cyane niyo mpamvu ngiye nsaba share nkasaba na comment kuko iyo maye comment mba numva niyo umuntu yama comment avuga ati mwakinye nabi okay bintera imbaraga ndavuga toke mpamvu babonye ko twakinye nabi koko noneho icyo dukora ni iki twebwe reka duhindure kugira ngo ejo ya comment itagaruka yo kuvuga ngo mukina nabi ahubwo wenda izagaruka ivuga ati noneho kabisa ibintu birimo neza kuvuga ngo comment zanyu ngewe ndazikunda cyane pe nta kintu ubura comment nta n'ikintu zifasha kuri YouTube ahubwo zituma umuntu amenya aho imbaraga nkeya ziri tugashyiramo imbaraga aho birimo kugenda neza ukongeramo imbaraga kuvuga ngo comment zirafasha cyane bya kenshi nsaba comment kurenza na like gusa na like ndazikunda ariko iyo mpaye comment ukavuga uti hari episode twigeze gusohora abantu batangamo comment iyo episode narayikunze urebye comment zirimo zari kuduca intege ni imbere tugitangira ariko iyo episode nayikunze kurusha izindi zose twakinnye kubera iki yatumye hari ibyo dukosora yatumye dushyiramo imbaraga turavuga ngo izi comment ntabwo dushaka kuzongera kuzibona kuko ngo comment zanyu ni ingenzi kandi umuntu aguha comment kubera ko yabonye ibyo wakoze so ndabashimira cyane niyo mpamvu akenshi mbabwira ngo mujye muduha comment kuri YouTube mpita amenya umuntu udukurikira umunsi ku wundi nk'ubu wowe ndabizi ko udukurikira ko nta impuza yawe njya mbona ariko ndabizi uradukurikira uyu n'uyu wowe na comment yawe njya mbona nawe wowe ndimo kuvuga mu bantu cyane cyane badakina abantu badakina abakinnyi mwebwe kuba mutabikora ni ikosa kuko nimutiteza imbere mwe muretse kudusakuriza
abakinnyi nimudakora nimutisapotinga ubwanyu nta muntu uzabasapotinga, nimudakora sheya ngo murebe ibyo mukora n'ibiki kuvuga ngo undi nawe abikunda kubera ko bimukundishije, kuvuga ngo ntabwo umuntu azicana ngo yibwire ngo Kevin ni umukinnyi, ahubwo azabibwirwa n'iki, wamusheyarinze arabibona ko uri umukinnyi, nareba bya bintu ukina akabona abikunze azabikurikirana umunsi ku wundi. So mwebwe abakinnyi mwebwe kuba mutabikora nge nabanenga nta nubwo nabashima, ahubwo abafana bacu badukurikirana umunsi ku wundi, comment z'abantu badukurikiye umunsi ku wundi ndabakunda, mbabwiza ukuri abafana bose badukurikira nkuko turi kuri group ndabakunda, ariko akarusho nkunda wa muntu mbona comment ye umunsi ku wundi. Hano harimo abantu buri episode nge ndeba comment cyane bura n'inyongera gukastinga ndeba muri comment ngavuga ati okay reka ntangire kurenda kuri episode ya 5 kugeza aho tugeze uyu munsi, nkareba buri muntu wese muri abantu bifuza gukina, umuntu dufiteho comment nkavuga ati uyu kubera ko comment yezi iriho umunsi ku wundi uyadukurikirana umunsi ku wundi. So noneho uyu nguyu niba dukurikirana tutarakorana ngo agaragare mu bikorwa byacu, agaragayemo niho byaba akarusho, kuvuga ngo icyo kintu nge nkirebaho cyane ni casting ntago ari ukwizamura n'iki, ariko ngiye casting ndeba icyo kintu cyane ndagikurikirana, kuvuga ngo hari umukinnyi mbona nkabona role mfite uwo munsi ikeneye umukinnyi, uwo mukinnyi arafitingamo neza ko nkabona nta na message tujya tubona kuri group, kuvuga ngo icyo kintu gituma kavuga uyu muntu niba atanadusuhuza adakora iki kuri group nidushyira no mu bikorwa zaheruka kina ntago imbaraga ze tuzazibona. Kandi muri ibi bintu tubamo ni uzana amaboko yawe nkazana yanjye tugashyira hamwe tukazamurana, kuvuga ngo ndakuzamura nanjye ukanzamura, ngewe mvuze ngo wenda niyo ntago amafaranga nkavuga ngo reka ndwane no kumenyekanisha izina ryawe, izina rikamenyekana, ariko ngewe nturwane no kugira ngo nanjye mbone za mbaraga zizatuma nabandi bazamuka cyangwa nanjye nzamuke, burya uburi umugome niko nabyita. Ariko iyo mbona udukurikirana umunsi ku wundi ndavuga ngo uyu muntu udukurikirana umunsi ku wundi nitunafatanya imbaraga tukazishyira hamwe byanga bikunda tuzagera kure. So abantu rero mudukurikirana umunsi ku wundi, kwanza abantu mwicaye hano ni kigaragaza ko umuntu adukurikira, kubera ko niba twavuze ngo tuboneke abantu benshi bigomwa akazi, abantu benshi bari bafite ibyo gukora n'abadafite akazi, ako mwavuze ngo reka tuze, kandi si n'umwanya mwataye gusa n'imbaraga zanyu zagiyeho, bivuze ngo muri abafana bacu, muri abakunzi bacu, natwe turabakunda cyane. So umwanya rero tugezeho, se ndavuga ko tugiye gutanga iki ntago ari amahirwe, ahubwo ngiyeho hari akantu nifuza ducishaho gatoya. Abafana mwicaye hano namwe turaza kubaha umwanya, natwe muraza kuduha umwanya nimumara kuvuga ibyo mbasabye. Abafana mwicaye hano mutarakina, ndashaka mu bakinnyi bose bicaye hano muhitemo abantu babiri, yaba couple mbega abantu bakinana baze hano babakinira akantu, mwebwe mwihitiremo mushaka. Hano hari abantu bakinana bahari benshi, ndashaka mutubwire ngo uyu n'uyu aze hano mudukinira ikintu runaka mukidukinira, hanyuma nibirangira ngiye ninjye uri butomboze mu bakinnyi natwe bari budukorera ibyo bintu, kandi abantu bari bubikore neza. Hari amahirwe naze gukastinga kuri group ako dukeneye umukinnyi mushya, abantu babidukorera neza hari amahirwe kejo tuzakinana uwo turi bufate. So twagiye mu bafana mutubwire abakinnyi bose bicaye hano umuntu mwifuza kaza n'uwo bakinana makabakinira. Ijambo ni ry'abafana bacu. Yereka menyira nyoza. Yadazi. Olive. Abo. Ibyihebe. Okay. Twagiye abandi. Nyoni na telefone y'abandi. Aha. Okay, nanjye ndakurikira. Nanjye ndahera kuri uyu nguyu Betty arimo afata umwana w'abandi kako ndamurisha ngo ntabwo yahageze. Aha, Priya. Ashaka ari guca umugabo ari kuguca inyuma barangiza bakakugucisha mu bare. Umugabo wanjye ntabwo ahari. Umugabo wanjye ntabwo ahari. Ndashaka mufate mu bantu barimo hano. Hariya ninde wundi waruvuze?
ntawe uhari Jeff ntabwo yaje so ngaho muri aba bantu bavuzwe mutubwiremo ekipe ebyiri zigiye gukinana barakora akantu gatoya bahe n'abandi umwanya ngaho muhitemo ekipe ebyiri zikinana murafata mu bantu bakinana Kate na Nyoni mwese niwe mwemeje Kate na Nyoni okay yindi kipe Chantal na Raki Betty na Raki mutubwire mwemeze indi kipe ebyiri zihite zikina nta mukinnyi nshaka casting hano abakinnyi bari buze hano ndashaka abafana bacu mwemeze ikipe yindi igiye kuzaho hano twavuze Betty na Raki mwese murayemeza okay twagiye ekipe ivuzwe ni iyihe harya Nyoni na Kate muze hano mudukinire akantu mwumva mwakinye kabashimishije hano mugere kwa kwa muzahandi baje ndagira ko bashyira hano nabo ni tubwiye mukunda akaba ari dukina dukinire iyo mukunda mubabwire none babakinire hano haruguru mufate mubabwire sene babakinire dushaka ko bakina Raki yabeshye boss ko yabeshye umugabo we karwaye Nyoni acyakirije kuri telefone yarenze gira boss wawe ko Joko buja yirwaje none se kandi boss nawe David ntabwo uri kumfata umubabwire reka tugire kuba buri mubwire turashaka musabe rore bakinanye ari babiri Jeff atarimo byaba byiza kurusha kuko ibi bisaba ko n'undi azamo mujye guha yagiye muri bashi mukorongoroka se ararunguruka abanzi bakore subscribe ndabirobye reka babanze bashyireho itara kuri umugabo wanjye ndabona iby'iyi minsi byarakomeye aha si ibibazo nsigaye mfite ngaho Karoli ngaho Rinda komana yanjye ibi bintu kuko nawe Karoli wari uri mu biki nyine ndi kureba hari imana izaturuka nyine ndi kureba imana izaturuka ije gutwara abantu neza ni hariya ariko Karoli ubundi uba muzima cyangwa nyine ndi kureba imana izaturuka ije mu mutwe Karoli umaze kundambira ariko imana none se urana nareba ko dore n'ijisho rimwe ryarahumye ariko Karoli n'ijisho rimwe ryarahumye rwose ntabyo nabona ngo ntabyo wagira ute ntabyo nabona ariko wowe umva umaze kungera aha ngaha ukuri kw'Imana none se abona rimwe ritarahumye mbere sigenda agira ngo yarahanyije gasa gusa isi nayo ntabwo umuntu azagira amahoro ibyo bigene Chantal isabwa ibiryo hano kivuye ku bijumba bitagira imboga kirasamerera kikamira inyama nk'ikiminuza Chantal agura ibiryo nkande wowe mva ramubwire uzi ikintu ushaka ni uko usubira iwanyu ugasubira kuri bijumba bitagira imboga n'ibiti byavuba irya se ridice nakire uragashirira amenyo burya si buno uheruka
kijya nkigukunda nabo urukundo urangije urupfusha ubusa twubahana umuhungu nta muntu umwe wagiye ubwo se ushatse kuvuga yuko tudakunda ntabwo kiri tayipe yanjye nabo hari abagitakaje ubu ngubu nabonye abo mbona ariko ushinga imyenda cyaro ufite ntabwo nyiri urwego abonye afite urukundo rw'umwana si ubwo waba ugiye usanze ari batanga imyenda mu rukundo rwawe ntabwo ari abahereza koko umusore urarukinisha aka kanya tuvugana aka kanya tuvugana ahubwo mba imbere imigendera ubwitange bwanyu ni mu munsi ni weekend wa gatandatu wakabaye uri enjoy ahandi wakabaye uri muri after party y'abantu batanu ruhande ariko waje ahangaha waje kwifatanya natwe ni iby'agaciro kandi mugiye ku ndiba y'umutima mba mbivugana turabashimiye rero igikurikiyeho rero ngewe buriya burana nkakurebaga n'ikijisho wanandindiye igikurikiyeho ni ukugira ngo nyeganyegane na mama uyu ni mama wanjye nubwo namubuze nyeganyegane n'uyu nguyu umuvandimwe tuziranye twamenyanye rero nta kindi gisigaye niba twamenyanye urumva kudansa noneho rero ikindi kiriho nta muntu wadansa ntafite ibindi gusa muduha agashinguracumu abatandutahe cyangwa se abiyongeza twiyongeze noneho tuganire dusabane ubu ni ibyo kumuhaga turuti by'umubiri murakoze Okay, Richard turamushimiye. Okay, ngaho dufashe dusoze. Itara ryabizanye. So ndashimiye abantu mwese mwageze hano, nshimiye abafana, nshimiye abakinnyi, nshimiye umukameramani wacu David nubwo tutamuvuze ariko ni umuntu w'ingenzi. Ari amashusho agaragara ko David yitanze. David nari bagiye kugushimira. Ndagushimiye vraiment ndagushimiye cyane uritanga pe kandi uri umwana mwiza uri umusore ariko uri umwana mwiza urumvikana urakuza mu bintu byose ntabwo nasoza nagushimiye kuko njye uburyo nkorana nawe ntabwo bibangamira ndagushimiye cyane rero ikindi rero nashimiraga mwese muri rusange abitanze abakoze ibiki byose icyo nabasaba mukomeze mudushyigikire ntimuzacike intege mbega ntimuzatuveho kuko natwe ntabwo tuzabavaho ndabashimiye cyane rero tugiye gufunga kamera ariko tugiye gukomeza ikirori ku babishaka ariko hanyuma ubu ndumva twasoza murakoze cyane